Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje abari hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda ubwoko bw'Imana muri mu ntara y'Amajyepfo, ubu amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, ubwoko bw'Imana muboneka Afurika yose, ubwoko bw'Imana muboneka mu baturanyi ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, Europe, Australia. Ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe, muri kumwe na Sibomana Anastase mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana mu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka muyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Ndabasuje cyane rero mugubwe neza, ubuntu bw'Imana bugumye buganze muri mwebwe, n'amahoro y'Imana agumye aganze muri mwebwe nyirizina. Tugarutse muri bya biganiro byiza kandi n'ubundi bifasha ubwoko bw'Imana aho duhereye hirya no hino ku isi, ndetse ibiganiro binezeza cyane abaragwa b'ijuru cyangwa bari mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru, cyamaze gusingira inzira itugeza mu bwami bw'Imana nyirizina. Rero turongera twibukiranye nyirizina kubw'ibi by'agaciro tugiye kuganiraho, wafata cyangwa ukazirikana iby'ingenzi tugiye kurebaho. Niyo mpamvu ugomba kuvuga uti ndibuze kubyandika ukoresheje ikaramu se cyangwa mashine cyangwa telefone, ariko ukaza kubika iby'agaciro ufite kugira ngo bikorohere kubyiga ndetse no kuba wabasha kubyigisha abandi nyirizina, kubera ko ibyo twiga byose ari byo by'ingenzi kuri twe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Kwandika rero ni ngombwa nyirizina, kubera ko biratworohera, kubera ko iyo ubifite byose cyangwa ukaba ubitunze ubifite hafi kugira ngo uhite ubibona mu buryo bworoshye, bikorohera kubisobanukirwa mu gihe gitoya kandi ukamenya byinshi nk'uko tubyiga cyangwa tubyigisha hano kuri channel ya Irera TV1. Rero nyirizina binakorohera kugira ngo ubyigishe n'abandi cyangwa bibasobanurire babashe kubyumva mu buryo buboroheye. Uraza n'ubundi urebe muri Bibiliya iki bivugaho, naho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikori n'ibice 5:18 kugera ku 21 arababwira ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Yego, kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tubiye intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana nyirizina. Turebe n'ubundi incamake y'amateka tugiye kurebaho yaranze iyi tariki ya 13 z'ukwezi kwa 12. Aya mateka turasangamo Nero, umwami w'abami wa Baroma. Aya mateka yaranze iyi tariki, turumvamo ibihano biri ku batizera ko Yesu Kristo ari umucunguzi wabo, ndetse na bimwe mu bihembo by'abizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo. Nongere twibukiranye ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse no kumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru, dore ko Bibiliya nayo itanga umugabo ibivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:1 kugera ku 2, arababwira ati nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. N'urwandiko cyangwa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6:19 kugera kwa 21, harabihamya hati nimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri
ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko uraza usange n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahuza imitima yabo hari abatamaza. Urasanga rero Bibiliya nayo hari ikibivugaho. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17 harabivuga hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. N'urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndetse n'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 arababwira ati hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero uraza usange niyo mpamvu ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Tugiye n'ubundi kurebera hamwe nyirizina aya mateka yaranze itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12. Ako turibaza tuti se abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka? Ubundi muri iki kiganiro cya tumenye amateka mwiyobokamana akora ko twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, kugira ngo abe ari byo dukora. Natwe niyo mpamvu tugiye kumva aya mateka kugira ngo twumve icyo Bibiliya avugaho, tumenye nimba turakurikiza cyangwa turava mu murongo wayo, kugira ngo dukobashe gukora icyo Imana ishaka nyirizina. Rero mureke n'ubundi turebere hamwe aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 12 itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12. Yego, Nero umwami w'abami w'Abaroma wari icyorezo cy'abakristo ba mbere. Iyi tariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 37 niyo tariki yavutseho. Yego, nyuma yo kwiyahura kwe mu mwaka wa 68 benshi bizeraga ko azagaruka, kandi ibinyoma bya Nero byagaragaye mu ntara zose z'iburasirazuba. Aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka kugira ngo tumenye nimba turaza kubigiraho cyangwa tukava mu kinyoma cyabo, kugira ngo tubashe gukora igikwiriye nk'ubwoko bw'Imana nyirizina. Hano tubonye yuko Nero wabaye mu gihe cy'aya mateka yarwanyaga ubwoko bw'Imana nyirizina. Ese uyu muntu ari mu murongo wa nyawo? No, si yari ari mu murongo ukwiriye, ahubwo yari arimo kurwanya ab'Imana. Byumvikane yuko yari arimo kurwanya Imana. Rero urasanga atari ari mu murongo wa nyawo, ntabwo dukwiye kumukurikiza cyangwa kugendera mu byo yakoze, ahubwo turava mu binyoma bye cyangwa mu murongo yarimo, kugira ngo tuze twebwe gukora icyo Bibiliya idusaba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Rero turareba Bibiliya ikibishimangiraho kugira ngo abe aricyo dukora. Tugiye kureba aya mateka yaranze iyi tariki, turayumvamo ibihano biri ku batizera ko Yesu Kristo ari umucunguzi wabo, ndetse na bimwe mu bihembo by'abizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo. Tugiye kureba Bibiliya ikibishimangiraho, ngira ngo kurwanya Imana cyangwa ubwoko bw'Imana nyirizina ntabwo buri mu murongo w'abizera. Wowe ntabwo uba wizera Yesu Kristo ko yagucunguye. Yego, niho rero uribuze gusanga abo ngabo hari ibihano bateganirijwe. Si uko byabateganirijwe ubu ngubu, ahubwo byari byarabateganirijwe. Tugiye kureba icyo ijambo ribivugaho mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 54 umurongo wa 15 kugera ku wa 17. Icyo havuga, haravuga hati ahari bazaterana ariko sinjye uzabubateranije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize.
dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, yego, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Ubuhanuzi icyo buvuzeho, ubuhanuzi bwa Yesaya, nuko ubwoko bw'Imana kuburwanya, icyo gihe ni nkaho uba urimo kwihemukira kugira ngo urimo guhemukira burwanya kandi ari bo bwoko bw'Imana. Icyo gihe uba uri mu murongo utari wo, uba uri mu kinyoma. Niyo mpamvu ari ibishobotse wagarukira Uwiteka Imana Nyiringabo, cyangwa wakwizera Yesu Kristo ko yagucunguye ukaboneka mu mwanya w'ubwoko bw'Imana, aho kugira ngo uboneke mu barwanya ubwoko bw'Imana nyirizina. Turongera turebe irindi jambo icyo ribivugaho muri Yohana ibice bitatu, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice bitatu umurongo wa 16 kugera kwa 21, naho haravuga hati, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ihana ijambo ry'Imana ritangiye ritwereka yuko abizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo, kuko ari we nzira wenyine washyizweho kugira ngo abantu babashe kuzaragwa ubwami bw'Imana cyangwa ubugingo buhoraho, ari ukwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo. Utamwizeye rero muri ubwo buryo, uwo nguwo azarimbuka. Aribyo bya bihano birimo kugaragara ku batizera yuko Yesu ari umucunguzi wabo, kandi ibihembo bize bigaragara yuko ari ubugingo buhoraho butabushobora kwamburwa ku bamaze kwizera ko Yesu Kristo ari umucunguzi w'ubugingo bwabo. Ijambo rikomeza ritwereka kuri 17 ngo, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko utizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Hano ijambo naho rikomeje ritwereka yuko umuntu wizera Yesu Kristo atazarimbuka cyangwa atazahananwa na Satani, ahubwo nyirizina azahabwa ubugingo buhoraho. Ariko uwo nguwo utizera, we nyirizina yamaze kuricirwaho, kuko atizeye amaze gucirwaho iteka cyangwa kuzahananwa na Satani. 19 niho herekana ngo uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Yego, kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi naza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Yego, ahangaha naho wumvishe yuko nyirizina n'ubundi uri buze kuba atizera Yesu Kristo, ibyo akora byose abikorera mu mwijima, ariko uwizera Yesu Kristo nyirizina akorera mu mucyo, kuko ibyo akora ntabwo ari ibibi, kuko aba adatinya ko bigaragara cyangwa bimenyekana. Ariko wa wundi utizera Yesu Kristo nk'umucunguzi we akorera mu mwijima, kuko aba azi ko akora ibibi, abagira ngo bitagaragara nyirizina. Turaza turebe Kristo Yesu abwira ubwoko bw'Imana muri Matayo n'ubundi bice 10 ku murongo wa 28, mu gihe barimo kwangwa cyangwa kurwanywa n'abatizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo. Yesu Kristo abwira ubwoko bwe muri Matayo, abwira ubwoko bw'Imana muri Matayo ibice 10 umurongo wa 28, ababwira ati, kandi
nimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Ahantu yari arimo kugaragaza yuko umuntu ushaka kubababaza ku ruhande rw'umubiri gusa, ariko atari bubabuze kuba mu murongo wo kwizera, uwo ngo nta kintu araba abatwaye. Umuntu utari buze kugukura ku Mana, utari bubashe kukwimisha ubugingo, uwo ngo nta kintu ari buze kugutwara. Umubiri ashobora kuwukoraho akawubabaza, ashobora no kwambura ubuzima bwawe, ariko ubugingo nta kintu ari bubashe kubukoraho, kuko nyirizina nibwo bufite agaciro, kuko umubiri n'ibyo twaba dutunze byose n'ibisigasira icy'agaciro ari bwo bugingo. Rero ndabashimiye ubwoko bw'Imana ko mwabanye natwe muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mw'iyobokamana. Mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana mugenzi wanyu Sibomana Anastase. N'ubundi ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye cyane. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bigwire muri mwe, muheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.